nibwo bwa mbere mu mateka y'u Rwanda abageni basoreje umunezero wabo muri stade bitewe no kurenga ku mabwiriza y'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19 mu gihe mu busanzwe habatangiye amasaha y'ibyishimo ibizwi nk'ukwezi kwa buki. Nibyo umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera ahera asaba buri muntu wese kutibirara ngabe yarenga ku mabwiriza bw'iki cyorezo cya COVID-19. BTN TV muri hoteli Prento mu karere ka Gasabo. Nabonye abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino basa nkaho bishimye bizihiwe babonye akantu kadasanzwe mu mateka yabo. Nibyo koko kubona umugeni n'umukwe batabwa muri yombi ku munsi w'ubukwe bwabo ntibisanzwe, ariko ndagira ngo nimba ufite umutima nimpuhwe wishyire mu mwanya wabo. Ibaze kubyuka mu gitondo ukambara ikote ukambara ikanzu muzi ko mugiye kwizihiza umunsi mukuru w'ubuzima bwanyu, bikarangira mutawe muri yombi mukarazwa muri stade mpaka mu gitondo ukabakeraho. Guys, bitekerezaho wishyire mu mwanya wabo mbere yo guseka. Sita, mubabarire. Boss, wakoze iki? Sita wari utipe. Wamubariye koko. Umukoboyi wanjye sha bamupfukamishije mu muhanda sha, ariko sha abakobwa muri abagome. Amakuru angeraho rero aravuga ko uyu mukobwa yamaze kwibonera undi mukunzi ngo ufite amafaranga. Uyu musore rero ngo yabibwiwe uyu munsi yuko batakimushaka, kubyemera biramunanira. Umukobwa akavuga ati reka da byararangiye. Umusore ntago arimo kubyemera, kemera gashinga ivi. Ariko mwoka byaramwe rwa rukundo banyoko bakunze baso rwagiye heko. Abakobwa mutubwire nimba nta rukundo mukigira byarangiye mudashaka gukunda umusore udafite ibiceri, tubimenye nituzongeye kubatesha umutwe. Oya ni mutubwire wallahi nukuri kw'Imana nicyo cyonyine cyabikemura, aho kujya mujye mwirwa mudupfukamisha umuhanda man kuri beto umunsi wose maniga man siko mwaduciye amazi. Abakobwa rwose bagerageze ujugura agakariso keza kumweru kwa kawaiti niko gatera apeti mu gitanda nangu se mu buriri. Soromba ikariso y'ingwe koko mwagiye muri vizi. Umukobwa ndongera gufata yambaye ikariso y'ingwe ntago nzamutereta nta n'igihumbi nzamuha. Yakangereka ngushimire ko kugira kintu cya kingwe nukuri watumye abakobwa benshi bazicikaho. Iyo niyo observation yanjye. Ubona ko zashize. Ibona abakobwa ndangiye mure n'abakobwa bita basha mwaduteje yaka hatuma twivira ku myambaro yacu. Aho ngewe karakantu ngewe nakavuze nyine ni bya bindi byanjye. Ariko nakubwiye ntago zikiboneka cyane. Barazijuguye. Ubanza no mu maduka hari n'abazigendanaga hano mu mihanda bagenda bazicuruza, ariko abenshi bazivuye. Ari ingeso isigaye yaradutse mu bakobwa yo kwiriga bavuga ngo uziko ngo video za runaka ngo ziba zirimo filter, uziko ngo video ya runaka ngo zihora zitinze ngo nta video nzima ngagira. Hari igihe wenda baba bafite kuba bakoresha filter kuko afite telefone nziza yarakoze abona amafaranga. Nawe igira ushaka umurimo uzagure telefone nzima ujye wirirwa wiyeditinga. Hari n'igihe wenda nawe video zawe cyangwa se amafoto yawe abantu bayabonamo nk'impongo, imparage, umusundwe, umutubu. Niyo mpamvu wenda nawe uri gusakuza ku mbuga nkoranyambaga ngo runaka ngo yirirwa yiyeditinga. Yesu